Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze rwose mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kuri Kirabo TV. Niba ari ubwa mbere ufunguye chaîne yacu, ndagusaba kugira ngo kandi subscribe nako kazogera kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho igihe. Tugiye kureba rero ibintu bitanu wakorera umukunzi wawe yababaye ukamufasha gusubirana akanyamuneza. Imibare y'abashakashatsi yerekana ko uburakari bugira ingaruka kuri 18% by'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guteretana kenshi bifatwa nk'ibintu by'umunezero, ariko kuba uwo mukundana yarakaye cyangwa afite umunabi ntibivuze ko umunsi guteretana bihagarara. Iyi nkuru ikubiyemo ibintu bitandukanye wakorera umukunzi wawe igihe afite umunabi kugira ngo akanyamuneza kagaruke. Cya mbere, igitaramo. Igihe umukunzi wawe afite umunabi wamubwira mukajyana mu gitaramo ahantu hari abahanzi baje kuririmba bikamufasha kugarura akanyamuneza. Icya kabiri, filime. Kureba filime mu ruhame ahantu hari umwijima hari abo bifasha kwirukana umunabi muri bo, ariko hari n'abandi bidafasha. Igihe ubizi rero ko umukunzi wawe kureba filime mu ruhame bitamufasha kwishima, mwakwicara ahantu hatuje mu rugo mukaba ariho muyirebe. Biba byiza iyo ari filime yakiniwe ahantu mu mashyamba cyangwa ahantu nyaburanga. Icya gatatu ni uguteka. Umukunzi wawe afite umunabi ukabibona cyangwa akabikubwira, uwo munabi uragenda igihe mufatanyije guteka akajya akora kimwe nawe agakora ikindi. Icya kane ni ukwiga. Ubwoba bwo gutinya gutsindwa nabwo hari abo butera umunabi. Igihe ubona umukunzi wawe atishimye kandi ubizi ko ari umunyeshuri, kumufasha gusubiramo amasomo ye ni kimwe mu bishobora kumufasha kwikuramo umunabi kuko aba abona atari wenyine. Icya gatanu, kuganira. Ibi byose byavuzwe haruguru ntabwo bisimbura ikintu gikomeye cyo gufasha umuntu utishimye ari cyo kumuganiriza. Mu kuganira n'umukunzi wawe ufite umunabi niwe ushobora kumenyera impamvu yatumye atakaza ibyishimo. Muri uko kuganira ugomba gutuma kwizera ku buryo yemera kubitsa amabanga ye. Igihe muganira ugomba kumufasha kwibuka no guha agaciro ibyiza yagezeho no kumuremamo icyizere ko ibyiza biri imbere. Igihe ugerageje gufasha umukunzi wawe ukabona ntacyo bitanga, ni ngombwa kumugira inama yo kujya kwa muganga. Mugire ibihe byiza rero, kanda subscribe na share, duhe comment na like.